The Zoom TV 24. The Zoom TV 24. Turi kuri Public Beach, ni ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu, cyangwa se aho bakunze kwita ku mucanga ku mazi. Aha ni ahantu hari umucanga munini cyane cyane ko ikigereranyo kigaragaza ko iyi Public Beach ingana n'ikilometero n'igice. Aka ni agace kahariwe cyane cyane imyidagaduro, haba ku bakunda umuziki, kubyina, koga ndetse no gukina imikino itandukanye, yaba y'intoki ndetse n'umupira w'amaguru waha ku mucanga. Abaturage yaba bo muri aka karere ka Rubavu ndetse n'abagenda muri aka gace bagaragaza ko iyi Public Beach wabaye umwanya mwiza cyane cyane ku rubyiruko wo kwidagadura, ariko cyane cyane n'uwo gukuza impano zabo. Murakoze, amazina yanjye banyita Gisai Patrick. Njye ndi umukinnyi ukunda gukorera hano n'umukino wa volleyball. Ikintu dufasha cyane cyane hano, dufasha gukora umwitozo, dufasha gusabana n'abandi bakinnyi bagenzi bacu, twanazamura urwego rw'imikinire yacu kugira ngo twiteze imbere. Tubwire iyo muvuye gukina bigenda gute hano? Iyo tuvuye gukina dukora ikibuga tukakibika, hanyuma tukaza mu mazi tukoga kugira ngo turuhure umubiri. Nzera tubwira amazina yawe, hanyuma mutubwire, twaganire nabo mu bakina umupira bavuga ati Public Beach hano ni mu rugo, ni nko ku kibuga. Mwebwe hano Public Beach muhakorera iki? Twebwe hano Public Beach ikintu dufasha, kubera ko twebwe hano hari ikiyaga. Ikintu dufasha cya mbere hano mu kiyaga koga, nabone umucanga uraha ngaha gukoramo imyitozo yo kwirukanka. Asubundi wewe kuri wewe nk'umuntu nyine ukunda kuyikoresha, ubona Public Beach kuri wewe ni iki? Public Beach ni iki? Isobanuye iki kuri wowe nko mu buzima bwawe bwa buri munsi? Mu buzima bwanjye bwa buri munsi ikintu isobanuye cya mbere ni aya mazi, kuko niwo mukino nkora. Nahanga nyine ko hano Public Beach dahari rwose nakogera nawe nakogera. Cyambere ifasha nahanga. Arabo tubona nijoro, batubona ku manwa, abo tubona bazindutse, abo tubona. Weho tubwire. Ngiye maza mu gitondo nkagaruka nimugoroba. Mu gitondo saa moya nkagaruka nimugoroba saa 9. Abejo bahoze bambwira ati akani nagashya twihariye nk'Irubavu. Agashya. Nkagashya nyine ahangaha niho hantu hambere dukorera siporo, mbese ni umwihariko. Ese twagiye no ku Kibuye ukabona nabo bafite umucanga, ariko nabo bakavuga ko uyu mucanga bahangwa ari mwiza cyane. Ni iki gituma uyu mucanga waho ba mwiza kurenza wo mu tundi turere? Impamvu uyu mucanga ari mwiza nka gutya, urabona iyo umuntu ari kwirukanka ari gukoramo siporo, amaguru imitsi nyine irarambuka neza cyane, ukumva umeze neza. Ntabwo nyine umucanga ntabwo umeze nk'indi micanga y'ahandi. Nko ku Kibuye ho bafite umucanga usa nk'umu ugiye korora, ariko uyu nguyu urakomeye. Maze tuganira na bahariya bakavuga ati ni byiza, iradufasha muri siporo, abashaka kwidagadura, abashaka koga, ariko ikwiriye kuvugururwa. Ikwiye kuvugururwa, bakazana nk'utuntu hano akwiye kuvugururwa cyane, mbese nyine sinzi uko nabivuga. Nk'ibiki mubona bikibura? Hano habura nk'amashopu cyangwa se udukantine, nka gutyo umuntu asoje siporo akagenda agafata nk'icyo kurya, wenda nicyo twabona kibura. Baramutse bahavuguruye mubona byagira izihe nyungu uretse mwe abaturage ariko no ku gihugu muri rusange? Abameze neza cyane, nk'uko hano haza abantu benshi baje gukora ba mukerarugendo, abantu benshi bari mu masiporo, byaba ari byiza cyane, byadufasha. Murakoze, amazina yanjye nitwa Ishimwe Awadi.
Icyambere kiranga twavugurura cyane nk'uko mugenzi wanjye abivuze ni nk'amakantine n'andi mashopu y'ibintu bitandukanye kuko bikurura ba mukerarugendo natwe aho ngaho twaprofitiraho tukabona umwanya wo ba mukerarugendo kubafasha mu myidagaduro y'aho ku mazi. Kwavugurura ko cyagasa neza mubona byakorwa gute? Nko kwashira amatente abantu bakicaramo bakaruhukiramo cyagihe barushye bakabahereza nka recuperation bakayishyura ubwabo ku giti cyabo. Ubundi imbogamizi muhura nazo niziye hano? Baravuga ati ni heza ariko baracyari bibura. Imbogamizi ya mbere ikunze kuba hano ni ikintu cyo kubura aba volunteers. Abo volunteers bahari byarushaho kurushaho. Abo bafasha iki? Aho ngabo badufasha kurinda ibiri hano byo ari byo byose. Nase mu bitekerezo gute haramutse hubatswe nk'utuzu hano ku buryo buri wese abona ahantu ho gushyiraho ibintu bye kabone niyo wenda yabyishyura yicara ko ibintu bye biri mu mutekano. Aho ngaho byadufasha natwe kugira icyo tubona tu. Kuri wowe nk'umuntu sinzi ni waravukiye hano i Rubavu? Narahavukiye ndo hano i Gisenyi. Nk'umuntu hano i Gisenyi public beach ivuze iki kuri mwebwe nk'abaturage hano i Gisenyi? Ivuze byinshi cyane kuko niko karere nabonye mu tundi twose gakunzwe gusurwa na ba mukerarugendo benshi cyane. Mujya mubona abantu benshi baturutse mu bice bitandukanye baje hano, mubabona baba bameze gute? Baba bakunze kano karere kacu cyane bitewe n'aya mazi ya hano. Ubu haza ryari na ryari? Nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ni saa 9 na saa 1 nibwo igihe dutangirira imyitozo. Tubwire buri munsi buraha? Tubwire ku cya buri munsi. Ku cya buri munsi ni ukuza mu gitondo ukarangiza saa 4 saa 9 kugeza saa 11. Aha ni nko mu rugo rero. None ku bigendanye n'ubushuti urumva hari abakina umupira abandi boga hari n'abaza koga wenda ibafasha iki wenda kugira ngo mureme inshuti hagati yanyu public beach? Impamvu bidufasha kubona inshuti nyinshi zitandukanye ziva hirya no hino tukisanzura tugakina bamwe tukanabigisha ni byinshi cyane. Urubyiruko by'umwihariko? By'umwihariko urubyiruko cyane. Ni ukuvuga ngo wa mwanya wenda wo kujya mu biyobya sinzi niba ruko wa mwanya w'ibiyobyabwenge hari igihe bawureka bakaza tukaza tukiyogera bisanzwe n'igihe cy'imyitozo cyagera nyine tugakorana ntayo. Mbere bivuga nkaho hano muhafata nk'umutungo wacu kamere tugomba no kuwubungabunga cyane. Akoze cyane. Uratubwira amazina yawe uvuge cyane hanyuma tubwire hano kuri public beach twabonye abaza kwidagadura bakina volley abandi boga mwebwe hano mwakorera iki? Amazina yanjye nitwa Turacyarabumukiza Josue. Nanjye mba naje hano kuri beach kwidagadura. Twebwe hano tuhakinira umupira w'amaguru mu rwego rwo kugira ngo dukore siporo kuko twamaze gusobanukirwa akamaro ka siporo. Hano se ku umucanga bibafasha gute kuba abakinnyi baruhago ngo bakaze? Umucanga kuko urumva iyo umuntu ari mu mucanga ubusa n'umuntu nyine uri gufatwa n'ibintu hasi kuko birafasha cyane iyo ugeze mu kibuga gisanzwe uriruka cyane uba ufite imbaraga wumva nyine iragufasha kugira ngo ugire imbaraga mu kibuga bibashe kuba byazamura n'impano yawe. Umucanga uvuze iki hano nkamwe abantu bakina football? Umucanga ni nk'ahantu nyine hadufasha kugira ngo tubashe kuba twakora imyitozo kugira ngo nyine mu gihe tutagiye kuri stade cyangwa se mu yandi makipe runaka kuko abenshi hano baba bakina mu tudemi. Rero iyo tutagiye gukorera imyitozo umucanga uradufasha kuko nawe uradusapotinga kugira ngo tube twagira imbaraga mu maboko nyine nk'iz'umusiporutifu cyangwa se umukinnyi muri rusange akenera. Koze amazina yanjye ni Muhire Simeo. Hano tuza tuje gukina beach volley aho dutangira saa 9 tukageza saa 11 mu buryo bidufasha muri siporo bituma tutajya mu biyobyabwenge. Hari bagenzi bacu bajya mu biyobyabwenge bakajya mu bindi bitandukanye ariko twebwe hano haradufasha haratwokipa. Public beach hano ivuze iki nko ku bantu cyane cyane mukunda iyo myidagaduro na siporo? Public beach ni ahantu duhurira n'izindi ngeri zose zitandukanye, abavuye i Kigali, abavuye hehe,
bose barazana tukidagadura. By'umwihariko ku rubyiruko rukumva biradufasha cyane gusabana, guhura na bagenzi bacu mu buryo bworoshye. Aho twaza tuganira boga baravuga ko nabo bibafasha, ariko ati ivuguruwe igakorwa neza bigendanye n'icyerekezo byafasha. Mwe mumva hakorwa iki kugira ngo ivugururwe? Yego, iramutse ivuguruwe kuko urabona hano izindi public beach hari uburyo ziba zubakitse, hano bashaka kuhakora bakakora neza ku buryo n'uwagera ngo akaba yabona akantu ko kunywa, akantu ko kurya, nyine nka public beach. Apana kuza umuntu aje gukina gusa, bagashiraho n'ibindi bikorwa nyine biri kubura. Umve wisanzuye uvuge cyane, atubwira amazina yawe. Amazina yanjye banyita Nyongira Claude. Icyo nkundira hano umuntu yaje araruhuka, twaza twoga tugakora siporo gake gake, then ibyo ngibyo gusa. Twabonye bari gukina, wowe ukunda kuhakorera iki? Gukina ngenza koga gusa. Yego ndakuza koga. Ahantu hari nta gufi hose umuntu arahogera, pfa kuba uzi koga gusa. Icyo mukundira kogera hano ni iki wenda mu bigendanye n'umutekano waho? Umutekano waho hano ubu ngubu hasigaye hameze neza pe, nta kibazo kindi gihari, uretse ikibazo tugira nuko harimo abaza akaba yakwiba ibintu byawe, ariko bameze tugize nk'amahirwe akabona nk'umuntu wenda waza hano agashyiraho nk'akazu ko kuzajya agira tubikira nk'imyenda no gushyira hafi nk'ikintu wenda nk'ahantu umuntu yashobora kuba yagura nk'ako kunywa cyangwa ko kurya nk'ibyo ngibyo. Hari umushinga wo kwitunganya, mwifuza ko yatunganywa gute ikagendana n'icyerekezo koko nyine cy'ubukerarugendo? Ni ukuhakora neza gusa no kuhashyira ibi bagahereza nk'abaturage bamwe na bamwe uburenganzira, bakaba bakorera utubizinesi dutoya nko kuba wenda abantu baba babona icyo kurya hano hafi, kuko hari abantu baza hano bavuye mu zindi ntara, yahagera atazi hari bujye gushakira icyo kurya, kandi urabona hano ahandi ibindi bidukikije hano nta mabotike ntaki, nta mahoteli, abantu bakabona icyo kurya cya make. Muri hano musatunganyijwe nk'uko mubyifuza, mubona abantu bahaza benshi cyane? Bahaza ko n'ubu ngubu abantu barakunda cyane, kuko ahangaha usibye no koga gusa bisanzwe, aya mazi ni nk'umuti. Ubu ngubu mbere bajya badukubitira kuza hano, ariko n'ababyeyi bacu ubu ngubu bajya kwa muganga yabarwaye umugongo bakamutegeka kuza koga muri aya mazi kandi agakira. Ariko ni ukuvuga ngo sibyo uko mbibonye kuri aya manota ye hano umenyereye gucuranga piyano ya kabiri sibyo byakoroha, ubwo byagusa ko wiga hano, byagusa ko wiga ahangaha ukigana Muvuma, kuko yes piyano isaba umuriro, kandi umuriro ni ngewe usaba kuba uzi kubikoresha. Rero utazi gukontorora izi Muvuma z'ahangaha ntabwo washobora gucuranga kuko ni umwuka. Ubwo niko ntabishaka, ubwo ntiwacuranga. niragira ngwino kwa kuri gukoresha piano gutya bisanzwe byakora, ariko nyine Wapi yagize Dogutya Samure iyo udakuruye kuza hano muri ntabwo byumva. reba kara Nataka kuri piano. Anja kuri piano nzatandatu. Dore mi fa sol la. Genzi dore mi fa sol. uzi akarembo kitwa Rabamba. Rabamba bitaba byose mushaka muyizi.
Yo no soy marinero, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba. tuganire wumve yisanzuye uravuga cyane hanyuma utubwire amazina yawe twabonye uri gucuranga abantu benshi bakaza bakwegera unatubwire byaje gute ni impano bimeze gute Amazina yanjye nitwa Muhawenimana Maximilien ariko nkaba nkoresha izina ry'ubuhanzi rya Maxon. Gucuranga ntago ari ibintu byizanye burya mu Kinyarwanda bavuga ngo isuku igira isoko n'umwanda ukagira akantu. Nuvuga ko gucuranga mbikomora muri famille nakuze mu rugo ari abantu bakunda umuziki cyane ubwo nanjye binkukiramo nsanga ari ikintu ngomba kubika kuko kimfasha kuruhuka ntago mbikora nk'akazi ariko nyuma y'akazi uba ukeneye ikintu kigabanya ya mihangayiko y'ubuzima ubwo njye nasanze ku muziki hari uburyo bimfashamo. None ucuranga gute kuko twakubona hano ku mucanga ari gucuranga abantu bakagushungera bakishima tubwire fata umwanya ukavuga ati ngiye gucurangira ahantu runaka cyangwa urayigendana ni kwa inanga yanjye igiye kumera nk'igikapu rero ndayigendana none ngeze ahantu abantu bameze neza bishimye nsangira nawe ibyishimo rero kugira ngo nisanishe nabo rero ngomba gushaka ikintu kibakurura none nkuko nawe mbaca kwimara stress burya niyo ucurangiye abantu nabo hari ukuntu baruhuka. Umuziki kuri we ni iki birasa nkaho byakugiye mu maraso? Umuziki kuri nge nabifata nk'ubuzima kuko nubwo ntabikora nk'akazi ariko ni ikintu mbana nacyo buri munsi. Ku muntu rero uzi umuziki nava ko bigufasha kuruhuka none kwisanisha n'ubuzima bwo hanze nyuma y'ubuzima bw'akazi nyine. Iki nicyo bita ngo icyo gikoresho cyawe? Igikoresho cyanjye cyitwa accordion. Gisa nk'igihenze ni nkurikije wenda ibyo ndi kubona gikora. Oya urebye ntago gihenze cyane ariko mu buzima bwano mu Rwanda ntago biri ku isoko. Ugiye kugishaka ku isoko ntago wapfa kukibona bisaba nyine kujya kugihiga hanze y'u Rwanda cyangwa i Burayi ariko mu guhenda bwo ntago gihenze cyane ariko nanone ikintu gihenda bitewe na karite cyangwa ubwoko bw'igikoresho runaka. None se tubwire nibyo wize bimeze gute wenda nubwo tubwiye ko ari impano? Burya mu Kinyarwanda bavuga ngo impano irarerwa ubu nayo hari uburyo nabireze. Noneho rero nyuma yo kuvuka ngasanga mu rugo babikunda nagiye niyungura ubumenyi ngira n'amahirwe niga mu ishuri ryarimo ishami ry'umuziki bituma nyine ndushaho gukora ubushakashatsi. Impano ngenda nyagura gake gake. Uracuranga indirimbo zose cyangwa wenda ari udacuranga? Ari iyo wari ucuranze sinzi ngo ni nkunda kuyumva ni uyu mwana niyo ngiye. Uri umuhanzi cyangwa umunyamuzika ufite capacity yo gucuranga indirimbo zose usibye ko nyine ari igihe bigusaba kurepeta kuko ntago bazana indirimbo igutunguye cyangwa utigeze ucuranga we na rimwe ngo uyicuranga bisaba nyine kubanza kumenya kwanariza cyangwa gushaka amakuru kuri ku bijyanye n'amanota nyine n'uburyo bw'imicurangire yayo ariko ku munyamuzika ubijyamo vuba cyangwa wiyadapta vuba nyine iyo usanzwe ucuranga. Turajya wenda ngo duse nk'abakoraga konseri gatoya ni indirimbo ukunda gucuranga wenda abantu bakishima ni nk'izihe? Indirimbo nkunda gucuranga abantu bakishima indirimbo z'ibyesipanyol zo hanze bitewe n'ubwoko bw'umuziki nge nakuze nkunda muzike classique na opera cyane. Urumva rero nakuze mpura n'ubwo bwoko bw'umuziki cyane. No ikindi kubera ko ndi n'umukristo cyane nkaba nanone nkunda gucuranga indirimbo zo mu rusengero cyane. Izabo hanze se babahanzi ba Bruce Melody bande nta tujye ugeragezaho? Oya ntago urumva nabanje guswisegura mvuga ko nkunda muzike classique na opera cyane kandi bara bafite ubundi bwoko bw'umuziki bakora. Nzire pesa nyine namenya kuyicuranga ariko hari gusanga atari wo muhamagaro wawe cyangwa atari byo ushyiramo imbaraga. Wambaye neza ariko urabona ko wambaye iyo design ninde wayikwambitse? Ku rundi ruhande nk'umuhanzi
reka mvuga ngo nsa nk'uba mu byiciro byinshi by'ubuhanzi no kwiyambika ndiyambika ni ukuvuga ko ibi nambaye ni nanjye ubikora nanone ni byose ni nawe ubyikorera ninjye ubyikorera ubwo ni ukuvuga ko kuva kwaka kantu uri kureba ahangaha ishati ni usibye inkweto nyine naguze ku ruganda ariko nyine ibindi ndabyikorera nzi kwidodera nzi buri kimwe wize ubugeni kuko hari n'amashusho nagiye mbona menshi y'ibishushanyo noneho bishushanyije bigaragara ko ushobora kuba uri umuntu wo mu bugeni cyane kurenza nize ubugeni nize mu ishuri ry'ubugeni ryo ku Nyundo hano haraguru ku Gisenyi so ndaharangiriza ariko nyine nkaba narakuze ndi umuntu nyine ukunda umuziki ariko ukunda icyo nafata nk'imidere cyangwa fashion ubwo rero nyuma yo gusanga ibintu byose utabikoreye icyarimwe hari uburyo uhitamo kubigumana ariko mu buryo runaka rero imyenda ntabwo ngikora muri ntuza business nkora ibyo kwiyambika n'umuziki nkakora wa muziki nyine nagusobanurira wo gushimisha abantu no kwishimisha ahasigaye nyuma ngakora icyo nafata nk'ari plastique kubumba amashusho no gushushanya ibishushanyo ukoresheje amarangi nibyo nkora nk'akazi kuko mu buzima busanzwe ushaka gufata ibintu byose birangira nyine kamera nka kanyamaswa kageze ahantu nahariye ugasanga bikarangira ucitsemo kabiri ibyo rero ukora nk'akazi ndumva ari nabyo bikomeye cyane wenda nubwo nta kiruta ikindi wenda tuzajya n'umwanya wo kugusura kugira ngo turebe ukuntu ukora ubwo bugeni bwawe ariko nk'ibihangano wakoze wenda mu bugeni ibyo wita akazi bikaba biri ku rwego rwo hejuru bya bindi byakuzamuriye izina urabyibuka neza ni nk'ibihe ni byinshi cyane okay hari nk'igihangano nakoze kuri Mirikorine hari i Kigali baragikunda nava ko ni igihangano nakuye mu mbaraga uriya ku muhanzi cyangwa ku munyabugeni hari uburyo twicara ukajya mu nganzo icyo gihe nava ko nari mfite amafaranga make ndabataye amafaranga aho kugira ngo nyarye ngiye gushaka ibikoresho nyashore mu buryo bw'ibikoresho ni igihangano nakoze amezi 5 ariko umusaruro cyatanze cyavuyemo amafaranga ashobora kuntunga nk'imyaka 3 nta kandi kazi nkora ubwo yarangahe hari igihe bitanga ngombwa mu bugeni kuvuga amafaranga mu ngano yayo kugira ngo nyine udakanga abantu ariko byibuze ni amafaranga ari hejuru ya miliyoni 20. ubwo cyari igihangano ki ni igihangano cyane ko ushobora wenda kubona gifite ukazakitwohereza tukakireba muri iyi video ni cyari gisobanuye iki ku buryo cyaguze ayo mafaranga angana gute okay ni igihangano nasobanuraga ku mbaraga z'umugore cyane cyane umugore w'umunyafrika ko igihangano bwacyo nakise kuri North Africa nashaka kugaragaza imbaraga sosiyete yagiye ipfukirana cyane cyane ku bari n'abategarugori bo muri Afurika nonge nkashaka kugaragaza imbaraga zabo cyangwa n'ubushobozi bafite muri sosiyete mu Kinyarwanda baravuga ngo umugabo ni umutware w'urugo ariko umugore akaba umutima w'urugo mu yindi mvugo bishatse kuvuga ko umutima utari gukora neza n'umutwe ntiwakora bishatse kuvuga ko abantu bose ni ab'agaciro so nashaka kugaragaza nyine ako gaciro ko abantu baba bashaka kwirengagiza bamwe bakishyira hejuru abandi mu rundi ruhande ni ukushaka kubihuza na systeme cyangwa politike y'igihugu cyacu y'uburinganire n'ubwuzuzanye kugira ngo bigere kuri ako gaciro kangana cyaguzwe na Hotel de Mirikorine ariko nyine hari abantu benshi bari bagikunze ariko nyine abo nibo babashe kugitsindira nyine twabonye n'amashusho wakoze niba ntibeshye ya Madame First Lady sinzi niba nibeshye aho ngaho hari mu rushanwa rya Tour Rwanda ubuhanzi namushimira cyane ko kubw'igitekerezo cyiza bazanye cya Tour Rwanda ubuhanzi kuko hari impano nyinshi zari zarasinziriye ariko aho kiriya gitekerezo cyaziye kandi kigashyirwa mu ngiro abanyabugeni benshi bagenda bazamuka nava ko nanjye niho nanyuze impano yanjye itangira kwaguka rero nahereye hariya ari amashusho mwabonye yaranshimiraga nyine ku mpamvu z'ibihangano nakoze kandi bifite ubusobanuro nava ko ari buzima cyane cyane kuri sosiyete mu kubaka sosiyete nyarwanda dukubitaho ka Espanyol wenda turirimbeho gate by'Imana wenda iriya yo gushushanya cyane cyane ko ari nayo igutunze tuzafata umwanya noneho tuze tugusure no kuri galeri ntekereza ko ariko mubyita noneho binabitwereka ariko reka twibande kuri uyu muziki ucurangira rubanda abantu bakishima ugiye kuducurangira yitwa ngo iki ngiye kubacurangira indirimbo yitwa Cherito Lindo cyangwa se mu Kinyarwanda harimo amagambo avuga ngo iririmba nturire kuko ijuru ari ry'igikundiro ubwo nabyumva byose ndabyumva rego ugomba kuririmba ibintu uzi mbere na mbere ushobora gufata indirimbo ugasanga ni igishego iyo ntabwo wajya kuririmbira abantu urabanza ukavata iki kintu ngiye gufata cyangwa ngiye kwiga gihuye na sosiyete na cyane ko wenda ku rundi ruhande ndi umurasta nkaba n'umukristo icyarimwe ku muntu w'umukristo ugomba kwitondera ibintu ugiye guterura
none kumurasta ko abenshi dukunda kugenda muri systeme y'urukundo ntago ajya kubiba urukundo harimo abantu harimo indirimbo batoraguye ivuga ngo mukubita ingumi ngo mwice n'urugero ugomba kubanza amenye icyo ugiye kuririmba icyari cyo akadukubita de la ciela morena, cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo y de contrabando. Ay, 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 canta y llore. Ay, 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 canta y llore. Cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y llore. Ay, 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 canta y llore. Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Este lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que más me toca. Ay, 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 canta en arrere. Ay, 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 canta en arrere. Porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. Porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. hanyuma bigutwara nk'igihe kingana iki kumenya iyo ndirimbo amagambo yayo no kujya muri mood kuko haraho uririmba ukabona koko wagiyeyo navuga ko iyo umaze kumenyera bidatwara igihe kinini iyo ugitangira kuba ugishakisha na cyane kumva ururimi rwo hanze biba bigoye kuko hazamo amagorane ururimi rw'amahanga biba amagorane ku bataruvuga ufata umwanya rero ukiga ijambo ku rindi ahasigaye ukongera ukajya ukiga melody nuvuga ko mu saha imwe indirimbo mba nyizi neza y'ururimi rw'amahanga urwo ari rwo rwose kwa kumenyera nyine gukoresha izo ndimi isaha imwe mbazi kuyicuranga no kuyiririmba nk'uko bikwiriye. Umuziki se umazemo igihe kingana iki? Muziki natangiye kuwukora nyine nko kuwukora mu buzima bwa buri munsi kuva 2012. Uracuranga ntugicurangira amafaranga ngo bakwishyure ucurangira abantu gusa nyine bakishima. Wa mugani w'abanyarwanda ngo ucurangira abahetsi ariko sibyo ko nta bahetsi bahari ucurangira abantu nyine bakishima. Bura muri societe nk'abantu buryo bugomba kubaho utera abandi ibyishimo. Nubaho utabatera ibyishimo umenye ko nta kibamariye. Ushobora kubatera ibyishimo ko hari icyo wabahaye cyangwa se ukabatera kwishima ko hari uburyo ugenda ukisanzurana hamwe nabo. So ku ruhande rwanjye rero nyuma y'akazi ku kazi kanjye kantunze kandi kaba kantunze neza nasanze ikindi kintu gishobora kumfasha ari uko nyine ibindi nzi cyangwa ibindi byishimo mfite nabisangiza abagenzi banjye cyangwa societe nyarwanda kugira ngo n'amateka twagiye tunyuramo urabize muza amateka twanyuzemo muri 94 ni byiza ko twakongera gusukura mu bwonko bwacu tukongera kwisanzurana muri make mu rwego rwo kubaka societe nyarwanda buryo ugomba kuruba amahoro n'ibyishimo kugira ngo umuryango wacu wongere za stress ryahungabana byandi byose bigende birangira. Hari imbaraga zikenewe ngiye nasanze kurwo ruhande nakoresha ubu buryo kugira ngo no muri ibyo bikomere. Hari indirimbo y'Ikinyarwanda ishobora kujya muri icyo cyuma cyawe igasohoka neza ikanogera amatwi nkuko iyo tuyumvise. Urumva byansaba umwanya wo kurepeta kuko ntabwo nkunda kuzikoraho ariko hari indirimbo nakoze mu kanya ngo nshobora kuyisubiramo kugira ngo tubihuze na gahunda.
none se nta gihe ujya ugicurangira abantu bakavuga ati uzaze kuducurangira tukwishyura? buriya rero bibaho cyane, ariko ari mbere na mbere kujya kwishyuza cyangwa kwemera akazi ubanza kubihuza n'ubuzima busanzwe. Mu buzima busanzwe urabate nkorera amafaranga angana iki ku buryo kino kintu cyaza kigasimbura ayo mafaranga. Iyo usanze rero kitari buyasimbure, hari ikindi kintu bikora. Urugero rwa hafi, ushobora kuza ukampa akazi ukambwira ko ari 20,000 kandi njye mfite ubushobozi bwo kuba nkorera 50 ku munsi. Kuri 20 yawe urabifata nk'akazi kandi untere stress. Ni urugero umbye ati nta kwishyuye, ugomba kumpereza ibyo nakwishyuriye, ariko nari mu buzima busanzwe ngasanga ntaho bihure n'ibyo nkora. Niyo mpamvu ku ruhande rwawe nahisemo kubitangira ubuntu mu rwego rwo gukavaringa icyo kintu bwo guhuza sosiyete yo hanze n'iyanjye, none n'ubwo bwo kubahisha nyine umurimo nkora. Biramutse biri bunyishyire ku kigero gikwiriye nabikora nk'akazi, ariko nyine urabizi hari igihe usanga umuntu muvuganye hari ubwo ari bufateho ibintu bigatuma nyine utabikora nk'akazi. Ubifata gute ucurangira abantu ukabona bishimye nyine nta n'ikiguzi? Ku ruhande rwawe nawe erega nibyo byishimo mu buzima. Buriya uteye umuntu kwishima ukabona birakugarukiye. Ni nko kubyara umwana, ubyaye umwana ukabona muri sosiyete ntiyishimiwe, burya ntabwo uba wabyaye muri make. Muri make wabyaye ikibazo muri sosiyete, sibyo? Ariko iyo utanze ikintu ukabona bya byishimo birakugarukiye nk'umuhanzi, nibyo byishimo dukorera hanini. Usibye ko wakorera amafaranga, ibyo ikintu cyo cyambere. Wenda turasoje, arakarimbo nasanzwe uri gucurangira hari abantu ni nako dusorezaho nikavuga wanza ariko tugiye gusoza. Iriya ndirimbo niyo muri Kiba, yitwa La Bamba, ariko abanyakiba bizi ko bafitanye isano n'Abespanyol, ko bakoranijwe n'Abespanyol n'abapolitiki kandi bafite uburyo bahuza kiritire. Nahoze nyumva ahantu henshi hatandukanye, ahantu nibanzi igezweho cyane cyangwa yaramenyekanye. Usibye ko nkatwe ku Banyagisenyi nk'umuntu wakuriye ahanganye nakuze nyumva mu bundi buryo. Urabona hari kuri RTNS Goma hari ukuntu bayicishaga bari kwamamaza ibintu bya Yamaha, ngo voici moto ya Yamaha. Abahani Gisenyi barabizi groupe electrogene Yamaha, Yamaha. Ariko nyine bari barakoze ka kantu ko gufata melody y'abandi bakayikoresha mu ubwo buryo. So ariko original ni iyi ngiyi. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia para me partir. Ay arriba, portícele. Yo no soy marimero, soy capitán. Yo no soy marimero, soy capitán. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia para mi partida. Ay arriba, portícele. Hola amigora, chacharito. Hola. Aya. Bamba. Bamba.
mwakoze. Turagushimiye cyane urakoze, twizere ko n'undi munsi nituza kureba noneho ibigendanye no gushushanya tuzabona ibindi bintu bitangaje, kuko banza abantu benshi bakuze mu gushushanya kurenza ahubwo mu muziki. Abantu benshi banze mu bintu byo gushushanya no gukora amasitati cyane cyane mu byuma. Umuziki banze kuri street nka gutyo mugena mumbona nyine, ariko mu gushushanya reka mvuge ngo nzwi n'igihugu. Maximilien tugushimire, twizere ko n'undi munsi rwose azaba ari ikaze. Kabisa nawe ndabashimiye cyane kubw'umwanya wanyu, murakoze cyane. The Zoom TV 24